Hey, what's up? Square the DJs here. Good morning! To hear more options, press 0. What are you talking about? mukomere cyane ni umusore wanyu Scratch the DJ. Murakaza neza muri sanga kuri ino channel aho dushyira imbere umwete no guhinduka kugira ngo dutere imbere twese hamwe, dusangizanya utuntu n'utundi two kugira ngo dutere imbere, twongere ubutunzi, twishime, tunezerwe, dusangire ubuzima bwiza. Ni Scratch the DJ, nkaba ndiye gukomeza kubasomera igitabo nanditse kitwa tugomba gukira tukarwanya ubukene nk'icyorezo. Ndi kugisoma mu Kinyarwanda. Gusoma Ikinyarwanda ntabwo ari byoroshye, ni gukora imyitozo myinshi cyane. Nimba ukunda guseka abantu badasoma neza cyangwa bakora amafuti, ni karibu rwose. Nje ntabwo binteye ubwoba gukora ibintu ndi gushaka ko mutinyuka, abantu batinya yuko bari usekwe kubera ko bakoze ikintu nk'iki ngiki, cyangwa se kubera ko bakoze ikintu runaka kandi bari gushaka gutera imbere. Tureke umuco wo gusekana, kuko umuntu ari gutera imbere, ari gushaka gukora ikintu kugira ngo atere imbere. Nicyo dukora buri munsi, buri gihe, dushaka ubuzima bwiza. Buri wese afite ubuzima arota, afite mu mutwe we ashaka kugeraho. Kuri ino channel murakaza neza, muzajya musangamo utuntu n'utundi kugira ngo mubashe gutera imbere, tuntu twabafasha mu buzima bwa buri munsi. Igitabo ubushize nari nabasomeye ahabanza, mbasomera n'iriburiro. Uno munsi ndakomezanya na chapitre ya mbere, ariyo ibyiciro by'ubukire. Reka nkomeze, ubwo muraza kuba mumbwira uko nsoma. Niba ari umuntu wumva ushaka kubisoma neza kurusha uko mbisoma, ni karibu rwose, nambwire, anyoreze email kuri Scratch the DJ, hanyuma ntimworeze igitabo, agisome, afate aka video, anyohereze, mbe nshobora kuba nakabaha, cyangwa se gusoma ikindi kintu cyari cyo cyose. Ahubwo ndumva ko kantu ari akantu keza tuzabyigaho mu minsi iri imbere, uko tuzajya tubikora kugira ngo Ikinyarwanda cyacu tugiye kugisoma kandi no kucyandika. Nubwo ari gikomeye, twagiye tugihinduramo ibintu byinshi. Reka no kubatindira. Ibyiciro by'ubukire. Nimba ushaka gukira, ibi bintu birakureba cyane. Nimba ushaka kongera ubutunzi, ni byiza cyane ko wabimenya kugira ngo umenye aho uhagaze, umenye naho ujye. Abwirwa benshi yakumva beneyo. Chapitre ya mbere, ibyiciro by'ubukire. Mu kintu cy'ingenzi Ricardo agarukaho cyane cyo kumenya ni ibyiciro by'ubukire. Iyo ubimenye bigufasha kumenya aho uhagaze nuko wagera ku cyiciro cyisumbuyeho. Intego nyamukuru ni ukugira ngo bigufashe gutekereza, ntugire ubwoba cyangwa wihebe. Icyiciro cya mbere, ubukene nyakujya. Iki cyiciro kigizwe n'umuntu udafite umutungo n'umwe. Ni ukuvuga ko amafaranga akorera ayarya yose akarenzaho no kwikopesha. Uwo muntu ahora mu madeni adashira. Nta na rimwe azagira icyo atunga mu gihe akoresha ubushobozi burenze ubwo yinjiza. Abize n'abatarize bose ubasanga muri icyo cyiciro. Ikibabaje cyane ni abize bakaminuza, ariko ugasanga yanze gukora akazi akariko kose kabonetse kuko yasuzuguye akazi. Aba yanga amagambo y'abantu ngo batamuseka kubera amashuri yize ngo ntago yakwisuzuguza. Impamvu nta yindi nuko nta bumenyi mu byerekeye ubukire aba yarabonyemo amasomo, ku buryo amenya kwaho ari hose mu cyiciro cy'ubukire arimo, azi neza icyo yakora ngo atere imbere, yinjire mu cyiciro kiri hejuru kiganisha ku bukire. Usanga aba afite ubwoba bwo gutakaza na duke afite. Niho ubwoba bw'uko rubanda ruri buvuge bwinjira mu mutwe we bukamuganza. Akanga gukora akazi kamuha make ngo amenye uko akoresha amafaranga yinjije, anazigame kugeza igihe azakorera ka kazi yifuza. Icyiciro cya kabiri, ubukene buringaniye. Iki cyiciro kirangwamo abantu bafite akazi ariko badashobora kuzigama amafaranga bakorera. Usangamo abantu bize n'abatarize bafite ubushake bwo gukora
ariko uko umushahara wiyongera ni nako ibyo bakoresha amafaranga byiyongera. Ibyo bakoresha amafaranga usanga bitongera umutungo, ahubwo ari ibisohora amafaranga mu rugo rwabo byiyongera, cyangwa bafite amadeni menshi barimo kwishyura. Ikiranga cyane abantu bari muri iki cyiciro ni abantu usanga baba bashaka kubaho nk'abakire, ngo berekane ko hari urugero bagezeho mu buzima. Ni wa muntu uba ushaka kugira agaciro muri rubanda, kwerekana ko afite urwego ashaka ko abantu bamufatamo, kuba boss, kwitwa chef n'ibindi. Iyo ataramenya ko iyo mitekerereze ituma atagira ibyo atunga byamufasha mu bihe bikomeye, iyo ahuye n'ibyago akabura ka kazi, ibibazo biza bikurikiranye nk'uwatererejwe imigisha mibi. Muri icyo gihe usanga yiyahuza inzoga, byakomera akaba yanakwiyahura kubera atiyumvisha ko yatangira bundi bushya mu bukene. Rubanda batamuseka kubera aba yarabiciyeho akishyira mu ntera yisumukuruje. Ingero: nko kugura imodoka ihenze, gutanga amakado ahenze, imvugo zikurikira: kwifata neza kuko umuntu abaho rimwe, kanaka atazasuzugura ngo nta mafaranga ngira. Ukabona ari gukoresha uburyo buhenze, agakoresha amafaranga mu buryo budakwiye. Ibi biterwa cyane no kutiyakira ndetse n'imico tubona kuri za televiziyo, mu mafilime yo hanze, aho ubukungu buba bwemerera abantu kubaho muri ubwo buryo. Ikindi kandi baba barabiteguye, bafite ababafasha iyo byakomeye cyangwa ababishingira. Usanga umuntu ashaka kubaho nk'abazungu, tukibagiza ubuzima tubayemo nk'abanyafurika. Intwari Thomas Sankara yabivuzeho neza igihe yavugaga ku madeni abazungu bashyize ku bihugu bya Afurika. Hari link yayo, cyangwa se ushobora kujya muri YouTube ukabibona, amadisikuru yagiye avuga cyane abigarukaho cyane. Icyiciro cya gatatu: ubukene bwiyubashye. Muri iki cyiciro umuntu urimo abakorera amafaranga akabasha gusuzuma uko ayakoresha, ku buryo abasha kuzigama ayo kuzakoresha mu mishinga runaka. Igituma adakira ni uko ayo mafaranga yazigamye aba ari ayo gukoresha mu bintu nk'amashuri y'abana, ingendo, kugura imodoka ihenze, kugura inzu yo kubamo, guteganya amafaranga y'izabukuru n'ibindi bitinjiza amafaranga atiriwe akora. Iki cyiciro nicyo kigize ubutunzi bw'igihugu. Iyo harimo abantu benshi, usanga igihugu gifite amaserivisi menshi, ibintu byinshi byo gukora. Muri make igihugu kiba gikize kuko ibikorwa biba ari byinshi. Abenshi muri abo bantu baba barize, bakorera leta cyangwa inganda zikomeye zo mu gihugu. Usanga aba ari abakozi beza, bafite abana babo biga mu mashuri ahenze kandi yiyubashye. Akazi kabo kaba ari keza, ariko umushahara udapfa kwiyongera cyangwa gutera intambwe mu nzego bitoroshye. Ni akazi kaba gafite garanti nyinshi, ku buryo kukareka biba bitoroshye. Uba waragezeyo muri make. Icyiciro cya kane: ubukire. Umuntu aba umukire ryari? Umuntu aba umukire iyo atunze ibintu byinshi byinjiza amafaranga aruta ayo akeneye mu kubaho kwe kwa buri munsi. Ibyo nibyo bituma aba ashobora kuba adakora kandi amafaranga agakomeza kwinjira. Usanga azigama amafaranga menshi yo gushora imari mu yindi mishinga itandukanye.
usanga imitekerereze ye itandukanye cyane n'iyo mu bindi byiciro, kuko iyo ashaka ikintu gihenze atekereza umushinga ushobora kumwinjiriza ayo mafaranga akeneye. Ugasanga ahorana ibintu bihenze kuko imishinga ye iyamwinjiriza bitamusabye ingufu nyinshi. Usanga kandi ahorana n'inshuti basangira barimo kuganira ku mishinga. Iyo aje mu birori bitunguranye ntago hamara igihe kinini. Arahanyura kugira ngo agaragarize icyubahiro abamutumiye muri uwo munsi mukuru, akabasigira impano, ubundi agakomeza mu mishinga ye. Ntago atakaza umwanya mwinshi mu kwishimisha iyo bidateguye muri gahunda ye. Umukire ntago ajya afata akazi akariko kose, kereka iyo kari mu bintu ashaka kugeraho cyangwa guhindura mu buzima. Iyo afashe akazi aho ahembwa nk'abandi bakozi, usanga ayahembwa ayatanga mu bindi bikorwa nk'inkunga kuko aba ari make. Urugero ni nka Perezida wa Amerika Trump. Ni umukire bisanzwe, ntago akeneye kuba perezida kugira ngo ahindure ubuzima bwe. Afite inyungu z'abandi banyamerika ashaka gushyira imbere ngo ahindure ibintu, ndetse n'icyubahiro cyo kuba perezida. Ese uri mu kihe cyiciro? Nyuma yo kumenya ibi byiciro, usanze uri mu kihe cyiciro? Uratekereza ko wagera ku cyiciro gikurikiye gute? Gusubiza neza ibi bibazo ni uburyo bwo kugira ngo ubashe gutera intambwe ujye mu cyiciro cyo hejuru wifuza kugeraho. Mu kugufasha gukomeza gutekereza uburyo wabigeraho, komeza usome ingingo zikurikira zerekana inzira zitandukanye zo kugera ku bukire z'ibanze. Nimba uri umuntu ukunda amashusho na video, harimo imirongo ikuganisha ku mavideo abisobanura mu bundi buryo. Ahakurikiyeho ni chapitre ya kabiri. Iyi chapitre ya kabiri niyo harimo amavideo nakoze ari kuri YouTube yitwa Gukira, ikamabwira amazina. Video ya mbere izina ryayo ni Gukira part 1, inzira ya mbere yo gukira, umwitozo wa mbere wo kugera ku butunzi wifuza. Harimo ingingo 10 nanditsemo hano kuri video ya mbere, imirongo 10. Hanyuma video ya kabiri nayo harimo imirongo 3. Video ya kabiri ni Gukira part 2, gutegura ikibanza cyo gukira. Cya Kinyarwanda kirakomeye. Umwitozo wa kabiri wo kugera ku butunzi wifuza. Hanyuma hakaza video ya gatatu, nayo harimo ingingo kuva kuri 14 kugera kuri 16. Ubwo ni ingingo 3 naho. Izina ryayo ni Gukira part 3, gufata icyemezo gikarishye. Iyi video harimo ibyemezo bikarishye rwose. Umwitozo wa gatatu wo kugera ku butunzi wifuza. Hanyuma hakaza video ya 4 iriho ingingo ya 17 kugera ku ya 21, kugera ku ya 23. Izina ryayo ni Gukira part 4, uko dukemura ibibazo duhura nabyo. Umwitozo wa 4 wo kugera ku butunzi wifuza. Hanyuma hakaza umwanzuro n'ibitabo wasoma. Kugira ngo nzabisome bikurikirana neza, ndumva nazakora indi video ikurikira, akaba izaba ari nyine gusoma igitabo part 3, kugira ngo nzabashe kuba nasoma kuri aya mavideo 3 ane yose icyarimwe. Izaba ariko ari video iremereye, nawe urabyumva. Muri makeya icyo ashaka kugezaho muri iyi video, aho mvuzemo inzego z'ubukire, ibyiciro by'ubukire. Nkuko tubibonye harimo ibyiciro 4. Harimo ubukene nyakujya,
ubukene nyakujya ni kwa kundi nyine umuntu akora amafaranga yinjize ariko ntaba ahagije ugashaka n'andi ukikopesha ugahora muri ibyo ngibyo. Aho ngaho ni ufata umwanya ugasuzuma ese amafaranga nyakoresha iki, bikora ingenza nte, ese nyakoresha mu bintu by'ingenzi cyangwa bitari ingenzi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma icyiciro cya kabiri ni ubukene buringaniye, ayinjira ngana nasohoka. Ese ni ukubera iki? Ni ugusuzuma ibintu byose utangaho amafaranga. Icyiciro cya gatatu akaba ari ubukene bwiyubashye. Aho ngaho niho amafaranga yinjira ukazigama amwe, ariko ayo uzigamye impamvu udakira nuko uyakoresha mu bintu bisohora amafaranga bitinjiza amafaranga. Urugero natanzemo ni nko kugura imodoka ihenze. Imodoka ntabwo yinjiza amafaranga kereka nimba ari ikoresha akazi, nimba ikoresha taxi aho birumvikana, cyangwa se ari ikamyo irahenze ariko nyine itwara imizigo, nawe urumva ko ni iy'akazi, aho ntabwo ari wabishyira muri icyo cyiciro. Ikibazo ni nk'ababa mu mahanga, ugura inzu y'uguze n'umuryango wawe muyibamo kugira ngo mugire ubuzima bwiza, ariko mwishyura imisoro buri mwaka. Nk'ababa muri Amerika cyangwa muri Canada hari neje no kudeneja, haza ibintu by'imisoro byinshi cyane bigenda bisohora amafaranga. Ni nk'aya imodoka ushyiramo essence, ukajya gutembera ugashyiramo essence, ukayikorera serivisi, byose bisohora amafaranga, ntabwo byinjiza amafaranga. Niho hantu utandukanyiriza umukire n'undi uri gushaka kugera ku bukire. Naho umukire we aba afite ibintu byinshi. Usanga urugero rworoshye nko kuvuga ati umuntu atunze amazu menshi abantu bakodesha, yakora atakora abantu bari bukodeshe kandi bari bumwishyure. Niba bamwishyura babona amafaranga, ayo mafaranga uko ayakoresha nuko ubuzima abayemo ntabwo yose ari buyakoreshe ngo ayamare. Niho usanga akora afite ibintu bihenze kuko amafaranga yinjira ari menshi, agashaka ikintu ntabwo igiciro kiba kimugoye cyane kuko icyo ashaka kukwishyura nimba yafite ako kanya yatanga. Kenshi aba yafite kuko ibintu imishinga ye ibimwinjiza amafaranga atiriwe ari gukorayo. Ushobora nko kubaka kampani yawe, yamara gukira ugashakamo umudirecteur n'abandi bose n'abakozi, ugashyiramo abakozi, igakomeza igakora utiriwe uhaba. Icyo gihe amafaranga yinjira. Ni gutyo abantu bakira. Kugira nimwumve wifuza kugera muri urwo rwego, ubwo urumva intego zose uzasimbuka kugira ngo hagere. Ntabwo hari igihe udapfa kwita uzisimbuka, ariko uzazinyuramo byanze bikunze. Kereka niba waragize amahirwe, kuko twese ku isi ntabwo tugira amahirwe angana kugira ngo ubashe kubinyuramo. Wenda wahawe iwanyu bagusigiye umutungo ukomerejeho, aho ngaho ni amahirwe. Ariko nanone hari abantu benshi tuzi bagiye basigirwa ibintu ariko bakabitakaza byose kubera ko batazi kubicunga. Bisaba ubundi bwenge. Ni ibintu byose umuntu aba afite mu mutwe, byose biterwa n'icyo wifuza kugeraho mu mutwe wawe. Shuti bavandimwe, nimba izi video nkora zigushimisha, hari amakomantere njya mbona cyangwa se abantu bakanyandikira no kuri za WhatsApp cyangwa se muri email, ndabashimira cyane kandi bintera courage, bikanyereka yuko mubikeneye. Icyo nabasaba muzisangize mu bagenzi banyu nabo bifuza ko ubu bumenyi bwabageraho, nabo bagire icyo bakora, mutere imbere hamwe nkuko nanjye nifuza ko twese dutera imbere hamwe, twese tugere mu buzima bwiza twifuza, aho kugira ngo dukomeze gucana intege, ahubwo duterane ingufu, dukundane, dufashanye, dushyire hamwe. Hanyuma nimba subscribinga kugira ngo izindi video zizajya zizajye zigufasha guhitamo nimba video itakunejeje wisimbuke utegere izindi zakurikiraho. Ariko icyo nzi ko harimo utuntu twiza ndi kubateganyiriza, nzajya ngenda mbazanira, kuko hari ahantu nshaka gukora tuzajya tuganira noneho kuri ibi ngibi, namwe noneho tukaganira ari live, tukaganira mukambwira, nkabasubiza ibibazo mufite ako kanya. Tuzajya dukora twiga nk'uko umwitozo umwe, tuganireho buri wese azane ibitekerezo bye, twese tusangizanye ubumenyi. Ndabashimiye cyane, ndabakunda, murakoze. Nambaye Dream Team, ubwo welcome to the team. Squad DJ.